yumva ndamutse nje nyiririmbira ni nuko umuzehe Ndamage Felicien w'imyaka 58 yakiriye inka yahawe muri 2012 muri gahunda ya Girinka. Yanga isine we, yanga isine magahinda kamera mubyeyi ndayizanye ngo madamu ngo abaranyumva ubwo yaduhahuriye mu marembo ati koko ati umugabo wanjye nkarayizanye. Ubwo rero ayisasira. Mureke tumusure mu rugo rwe na Mukamana Frida mu mudugudu wa Rukoka Kagari ka Nyamigina umurenge wa Tare mu karere ka Nyamagabe ni mu majyepfo y'u Rwanda. Muzehe Felicien afite ubumuga bwo kutabona bwamufasha kuze. Yashimishijwe bikomeye no kwisanga muri iyi gahunda ya Girinka. Inka ye yayihaye izina rya Komera Mubyeyi, arayihamagara nayo yamwumva ikavumera. Nayise Komera Mubyeyi. Kubera iki? Kubera igituma nayise Komera Mubyeyi, mwana nashimiraga Paul Kagame. Nicyo nayitiriye. Imushimira ko yamayiriye ese nk'umuntu utabona yanka nayo kuzayibona. Ubu ngubu narashimye ndahinga kubera dushingwe ejo bundi zaba yabyaye abana banywa amata bwaki tube tubijugunye. Numva afite ibyishimo nkavuga ni yaba nakanuraga ngo ndebe Paul Kagame. Iyo ndi hano mbyutse niyo nsoza hariya numva impamagara Komera Mubyeyi. Ninyi biguhamagaye muze. Iranka yanjye. Komera Mubyeyi. Irampamagara irankomanga irambone igakoma nkamiye ko nshaka. Iyi Komera Mubyeyi iri mu kiraro ni inka ya gatatu ikomoka ku yo Muzehe Felicien yahawe muri gahunda ya Girinka muri 2012. Avuga ko yamufashije guhindura ubuzima, avugurura inzu ye, abona n'ifumbire yabaye ifumba y'umusaruro mwiza w'ubuhinzi. Inka ikintu maze kungezaho ntabwo ubundi nari umukene, sinahingaga nyine ngo nzabone utujumba, sinahinga ngo nzabone udushyimbo cyangwa ngo nzabone utugori, ariko noneho ubu ndahinga nkabibona sinjya gusabiriza. Ariko noneho nkavuga nti imbere nk'ubu nibyara ubu noneho nzaba nshubijwe, ndumva ko nibyara se ndateganya ko iramutse ibyaye ntazagura nk'igare nkaho akajya njyana sinirwe mvunika. Mutima w'urugo rwa Felicien, uyu ni Mukamana Frida, anyurwa n'uburyo leta yabatekerejeho. Umugabo watakaza ubushobozi bwo kubona babonaga binjiye mu bukene karande. Nabyakiriye neza, nshimira umubyeyi Kagame ko atworoje, twarahingaga ntitweze none dusigaye tweza tukabona ibyo kurya. Ubundi ubu ngubu rero yamugaye amaso tukiri batoya, yamugaye amaso ntwite inda 5. Uwo mwana nabyaye ntazo kwasa. Ubwo rero byakira ntyo kugeza ko uyu munota. Watekerezaga se ko leta izatekereza? Ntacyo natekerezagaho. Twatekerezaho ko tuzabaho mu bukene bwacu tukaruhira kwisazira. Tugiye ko natubona leta y'ubumwe nyine iratugobotse. None turiho neza nta kibazo nubwo nta maso afite ariko ndamurebera. Mu bikorwa bya buri munsi abafite ubumuga bw'abatabona, abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se abatakaje ubushobozi bwo kubona nabyo bakora, byaba ubuhinzi byaba ubworozi, bikaba bigaragaza yuko nabo mu by'ukuri bashoboye gukora bagira icyo bigezaho, ntibategereze yuko batungwa na leta cyangwa se batungwa n'akavuye muhana. Ariko nanone bakavuga bati umuryango nyarwanda, sosiyete nyarwanda, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kutuba hafi, natwe twakomeza gutera intambwe tugana imbere. Peter Muyombano, Flash TV. Murakoze cyane.